ari wowe wabigenza ute? Twinjiye muri aka gace kugira ngo tugire uyu muntu inama. Yagize ati nakundanye n'umukobwa duhuriye kuri social media. Icyo gihe dukundana nabaga hanze, twavuganaga kuri telefone, gusa akaba yari inshuti ya mushiki wanjye. Tumaranye imyaka 2, nari maze kumwizera ku buryo twatangiye no gupanga umushinga wo kubaka inzu tuzabamo. Namwoherereje amafaranga, nyuma ntashye ngarutse namusabye ko duhura, ariko muhamagaye ntungurwa no kubona telefone isonnye ari ya mushiki wanjye. Bivuze ngo mushiki wanjye niwe twavuganaga icyo gihe cyose. Mungire inama, ubu se nkora iki? Ko namwoherereje amafaranga menshi pe, kandi uko muzi ntiyayansubiza. Ko bibabaje biranasekeje. Umusore yagiye mu mahanga akundana na mushiki we kuri telefone atabizi. Ku mbuga nkoranyambaga nyine ibi byateye, yaraje yagize n'umukobwa bakundanaga, asanga ntabwo ari we rwose, asanga yitereteraga mushiki we. Ikibabaje muri ibyo, yamwohereje n'amafaranga ngo bubake inzu. Ubwo wowe ari wowe wabigenza ute koko? Wowe udukurikiye uramutse uguye muri iki kibazo, muri iyi case, wabyitwara mute? Wabigenza ute? Gira umuntu inama nukuri pe, mumugire inama. Kuri akote yanjye ndumva araremerewe pe. Njye rwose uko mzumva on my side araremerewe. Iki ni ikibazo gikomeye cyane, kandi wa mugani nk'uko abyivugiye ngo aramuzi ntiyayamusubiza. Nta biragoye kuba yayamusubiza, nawe wabona yarayakoresheje mu bindi. None abigenza ate? Wowe udukurikiye, iyi ni Muhato TV, ikiganiro cyo ni ari wowe wabigenza ute. Njye nitwa Itangishaka Eric, tuzajya dukomeza kugenda tubana mu biganiro nk'ibi ngibi bigiye bitandukanye. Ngaho reka mbifurize gusitara mujya mbere, kuko gusitara mujya nyuma byo ntibikababeho, ahubwo mukomeze musitare mujya mbere. Turabakunda cyane, ngaho mubwire ibihe byiza. Ciao ciao.